Murengezi nawe yari yinjiye mu mubare w'abantu ngomba gushakiramo inkomoko yanjye. Ba data ntibari bakiri babiri gusa ahubwo bari babaye batatu. Kumenya inkomoko yanjye byari byoroshye iyo mama yibuka ibyamubayeho mu bukumi bwe. Mu bitekerezo by'Abanyarwanda hari aho bavuze ko umwana amenywa na nyina. Ubwonko bwacu ni ishingiro ry'ibitekerezo, iyo bwahungabanye ibidahari tubyakira nk'ibihari, ndetse n'ibishoboka tubireba nk'ibidashoboka. Gusa ku myaka 6 yanjye kwibagirwa nibwo burwayi bubi maze kubona muri iyi si. Nubwo mama nta kintu yibuka, nta mpamvu nari mfite yo gukomeza kumubaza ibyo atibuka, kandi ibyo tutibuka biba biri hafi y'ibyo tutazi. Inkuru yari yanditse mu nyandiko Dr. Inshuti yandikiye muri gereza. Niyo yonyine nari nsigaranye ngo menye ukuri kw'inkomoko yanjye, ndetse n'amateka mama yanyuzemo ubwo yari arwaye uburwayi bwo mu mutwe anyura imihanda yose bamwita umusazi. Nubwo iryo zina ribabaza ariko kwari ukuri, ntabwo ntari kugoheka cyangwa ngo mpumbye nasobanukiwe buri nyuguti igize iyo nkuru ya mama. Dr. Inshuti yakomeje kwandika agira ati, agaciro k'ibyo dufite tukamenya iyo abandi bari gushaka ibyo dufite. Intambara zo guhanganira ibi cyangwa biriya nizo abantu bahoramo. Biroroha iyo abari kurwana barwanira ibintu bitagira umutima, kuko aho umunyabwenge niwe utsinda, naho iyo ibirwanirwa nabyo bifite amahitamo urugamba ntiruba ruri hagati y'abarwana, ahubwo n'ibirwanirwa nibyo biba bifite ijambo rikomeye muri urwo rugamba. Umuntu aratungurana cyane mu bihe wari uzi ko umufite uri kumukorera ibishoboka byose ngo agume hafi yawe, nawe aba ari gukora amahitamo yo kugusiga. Ntuba wareba mu mutima we cyangwa ngo uhumirize umenye icyo ahazaza hahatse. Kutamenya ibiri mu mitima y'abantu ndetse ntitumenye ibizaba ejo n'izi nkingi isi yubakiyeho ituma iba uko imeze uko. Bitera ubwoba bwinshi iyo uri kubona ibyo ukunda kandi ufite biri kwerekeza ahandi. Umutima uba udiha ukabaza impamvu amahitamo atari wowe yahisemo, ukishyira ku munzani ugasanga urashyitse, wakwireba igihagararo ndetse n'ubwiza, ukabona ntugayitse ariko ukibaza icyo wahisemo yahereye ataguhitamo ukayoberwa. Kwiruka cyane siko kugerayo, gutekereza cyane siko kubona igisubizo cy'ikibazo ufite. Iyo uwubwira atakwitayeho gusakuriza mu matwi ye sibyo bituma kumva. Hari ubwo amaso aba ari mazima ariko ntubone, ndetse n'amatwi nayo akora neza ariko ntiwumve. Ubuzima buhatse amayobera menshi, aho kubira icyuya bidasobanura kuronka, kandi kuronka bidasobanura gutamira, ndetse kuvunika cyane sibyo bisobanura kugwiza. Umunyarwanda yarabibonye byose, aravuga ati haba guhirwa ntihaba gutunara. Nubwo ayo mahirwe tumara igihe ndetse n'ibihe tuyashakisha agasanga bamwe abandi akabajya kure, ntawe umenya icyo amahirwe ashingiraho atoranya aho agomba gucumbika. Igihe kinini cy'ubuzima tukimara twifuza kubaho nk'uko amaso yacu abibona ku bandi, ndetse n'amatwi yacu akabyumva ku bandi. Icyo ibihe biba biduhisha ni uko twifuza kumera ababifite nabo hari ukundi baba bifuza kubaho. Ubu buzima buduhoze mu isiganwa ry'aho kubaho kwacu bihora bitaduhagije. Ibyo twashakaga ejo hashize tuba tubifite uyu munsi bitatunyuze, turi gushaka ibindi byiza byo twazabona ejo. Uruziga rwo kwifuza rudutera guhangayika ndetse no gukora amakosa ngo turengere inyungu zacu. Hahirwa imitima yabashije kunyurwa nuko imeze igaharanira kurenga aho iri muri uru rugamba, aho urungano twarushaga amahirwe tukiri bato batunyuraho ibihe byaraharuye inzira, ukareba uwari inshuti yawe kera ugatinya kumwegera. Wareba abo waciriye urubanza ko ntacyo bazimarira ugasanga uri kwifuza ibyo bafite wowe udafite. Iyo umwijima wabaye mwinshi ukamira urumuri nawe ntugaragara, ibihe birabimenya bikagushyira kure y'inshuti ndetse n'imiryango, umutima ugahiga imihigo myinshi ari nako wambaza ibisekuru ndetse n'Imana y'u Rwanda. Biguhora mu kanwa usaba ibihe ngo bigucire inzira nawe uhirwe, ureke kugenda wuba ufite isoni kandi ntako utagize ngo umere nk'abandi. Guhobera isheja byazaniraga umutima wanjye ubushyuhe, bikongerera Murengezi ubukonje muri we. Kumva uko umutima w'isheja utera byanzaniraga ubwuzu bwinshi cyane. Mu gihe byaherezaga kwigunga Murengezi, nari umuganga ugomba gushimisha abarwayi bakabaho bishimye ndetse banezerewe.
kugira ibitekerezo byabo biba byarahungabanye bibe mu mwanya mwiza usobanura kutongera kubabazwa n'ibyababayeho. Murengezi yari azi kwihanganira uburibwe. Yagumye iruhande rwanjye n'Isheja tureba, nanjye mpindukiye mbona amaso ye yuzuye agahinda ariko arijijisha aramwenyura. Nari ndi kurekura Isheja ariko we akankomeza adashaka ko murekura. Ibyishimo nabaga ndi guhereza Isheja byabaga ari umubabaro kuri Murengezi. Hashize umwanya Murengezi atureba, umutima we uri kuribwa cyane gusa ari gushinyiriza. Isheja yarandekuye nuko areba Murengezi, bombi bitse imitima. Isheja yasohotse yihuta, nta jambo na rimwe avuze. Nateye intambwe ngo mukurikire mubaze icyo abaye, nibuka ko mfite umurwayi ari we Murengezi mu biro byanjye. Naciye bugufi ndicaranye na Murengezi turarebana. Yandebaga nk'aho mugomba ibisobanuro. Ibikomere by'urukundo byari byuzuye mu mutima wa Murengezi, byari byaramuteye ikibazo cyo mu mutwe. Nubwo yari amaze igihe mu bitaro, ntabwo yabashaga kuganira inkuru ye ngo ayirenze aho yari ageze ategura ubukwe bwe. Buri uko yageraga mu gihe cyo gutegura ubukwe bwe yahindukaga umusazi burundu. Nanjye nahoranaga amatsiko yo kumenya icyabaye ntakora ubukwe kandi yari yarabuteguye ndetse ari umusore wifashije. Nashatse kumubaza niba ari mu bihe byiza byo kuganira, nca mu ijambo ambaza nti, muganga, nkora iki ko nshaka kukwambura urukundo rwawe kandi ari wowe muganga wanjye? Naratuje nshaka igisubizo cyahumuriza umurwayi wanjye. Ntaramusubiza Murengezi yarakomeje ati, nabibonye wowe n'uriya mukobwa murakundana cyane kandi bimaze igihe, ariko urukundo rwanyu ntabwo rushoboka. Nibagiwe igisubizo nari ngiye kumuha, ahubwo ngira amatsiko yo kumubaza ikimuteye kuvuga ko urukundo rwanjye n'Isheja rudashoboka. Sinzi guhisha ikiri mu mutima wanjye. Uwandeba mu maso wese yabisobanukirwa ibyo ndi gutekereza mu gihe cyo kuganira kwanjye nawe. Murengezi yamaze amatsiko agira ati, nubwo ntari umuhinguranyabihe ariko inkuru yawe izarangira nabi. Murengezi yari ari kunshira amarenga ko urukundo ndi gukunda Isheja ruzangeza aha muri gereza. Nubwo icyaha nakoze ari ugukunda, ariko sinabisabira imbabazi kuko umutima wanjye ntabwo uncira urubanza na gato. Amahitamo yo gukunda Isheja nayahawe n'igihe kandi sinarindi intwari yo guhangana n'urwo rukundo. Murengezi yarahagurutse nsezera ambwira ko urugendo rwe rwo gukira rugiye gukomezanya n'urukundo akunda Isheja. Namusezeyeho nuko arasohoka, nsigara mu rungabangabo nibaza ibyanjye n'abarwayi banjye. Ubuzima bwari buri kumpa igihano gikomeye cyo guhitamo uwo ngomba kwitaho hagati y'abarwayi banjye, kandi kubashimisha bose zari zo nshingano z'ibanze mu bitaro byacu. Irakiza yinjiye mu biro byanjye amwenyura, ahamagara izina ryanjye, ansuhuza amereza ikiganza mbaza uko umunsi umeze ndetse n'uko akazi kameze. Nanjye namuhaye ikiganza nuko aricara. Ntabwo yanyujije hirya cyangwa hino, yambajije niba ibyo namubwiye ku mubyeyi we nari nkomeje. Namwemereye ko ari ukuri nabanye na se igihe gito ubwo yari ari muri kasho ategereje gucibwa urubanza. Nubwo yemeraga icyaha, yambajije ikosa se yaba yarakoze. Mbanza kumwitegereza, abona ko ngize ubwoba bwo kumubwira nuko arambwira ati, mbwira ntuntinye. Namubwiye ko ise yazize kwica umuntu. Irakiza yaratunguwe, ambwira ko bidashoboka ko atavuka ku mwicanyi. Namubwiye ko ariko bimeze ndetse ko se yaburanye yemera icyaha atemerewe kugisabira imbabazi. Yambajije niba nzi icyo se yahoye uwo muntu, nuko musubiza ko nkizi. Atega amatwi nkomeza amubwira ko se yahanye n'igihango n'inshuti yamusigira umukobwa yakundaga ngo azamufate neza, ariko iyo nshuti iramutenga. Uwo mukobwa ariyahura kubera agahinda. Nakomeje mubwira ko ise atabyihanganiye, yaje kuzuza igihango yari yarahanye n'inshuti ye nuko arayica ahorera urukundo rwe. Irakiza yamaze kumva inkuru y'ibyo se yakoze aramwenyura, agira agahinda, ariko asobanukirwa impamvu ise atigeze agira undi mukobwa akunda kuko yari afite urukundo yasize i Rwanda kera. Kumenya amateka y'ababyeyi bawe bigufasha kwisobanukirwa no kumenya uko uzakosora amakosa yawe unyuze mu bigwi byabo ukomokaho. Nubwo umuntu yivukira, agira aho avukira ndetse n'abo bavukana. Ibyo byose iyo bihuye nibyo bigena imyitwarire yacu ndetse na kamere zacu. Nabwiye Irakiza iby'urubanza rwa se ndetse mubwira amakuru ya gereza numvishe bamufungiyemo. Yambwiye ko atajyayo wenyine, ahubwo nzajyana nawe nanjye nkajya guhura n'inshuti yanjye mu gihe wazaba ari guhura na se.
Irakiza yaranshimiye cyane kuko nari mufashije mu rugendo rwo kumenya aho akomoka ndetse no gusobanukirwa uwo se ari we. Irakiza yansezeye yanyifuriza kugira akazi keza ndetse no gukomeza kwita ku barwayi. Namusezeraniye gukora neza akazi nshinzwe. Nasigaye nibaza ku buryohe bwo gukurira hafi y'ababyeyi bawe, kuko mu maso y'Irakiza kumva ko afite ababyeyi byamuteye kwibaza byinshi abana bibaza kandi ari umuntu w'umugabo. Umubiri we wari ufite ubukonje bwo kudakikirwa n'ibiganza bya se cyangwa ibya nyina. Urukundo duhabwa n'ababyeyi bacu naho twarugura ni urukundo duhabwa tutabajijwe ikiguzi cyangwa impamvu turukwiye. Biragoye ko twatanga ibyo tudafite. Uko niko bigenda no ku marangamutima, ibyo dutanga nibyo tuba twaravomye ku iriba twasomeshejweho n'ababyeyi bacu. Turi indorerwamo zabo, abatubona ubu bashushanya uburebure twahawe nabo. Ni ishyano kwitwa imfubyi, aho intambwe ya mbere y'ubuzima ari wowe uyifasha kuyitera, ukigisha kuvuga ijambo rya mbere. Amarira yawe yose agwa hasi ntawe ugushyira mu mugongo ngo kwambutse ikiraro cy'ubuzima. Ubu uri umwana wundi ubishya inkono, wa mwana wundi utamiza abiri. Ijambo rukundo abaryumvira mu migani y'abandi bana. Guteta no guteteshwa ntibiba bigutera amatsiko kuko uba uzi neza ko ntabyo wabona. Uburyohe bw'amashereka n'ibyishimo byo kurebwa akana ko mu jisho n'umubyeyi wawe ntabwo uba uzi uko bisa. Nubwo inkuru zo kwizera ziba zitari mu ruhande rwawe, kuko uba wariswe imfubyi, ntabwo ari cyo gihe cyo kuzinga amaboko yawe ngo uyashyire mu mufuka ngo ureke abandi bagukandagire bakwigizeho nkana. Bakugira akararo k'ibiganisha iyo bagana. Nawe uba ufite ubuzima kandi nicyo gikuru kiruta ibindi. Nubwo ubupfubyi buryana ariko si iherezo ryo kubaho kwawe. Nawe uba ugomba guhaguruka ugahangara isi nk'uko abandi bayihangara. Ukubahisha bukomokaho batahabaye ngo bakubone ugenda ndetse ukura. Kuba imfubyi ntibyakubuza gutigitisha isi ibirenge byawe, kuko inyenyeri zijyana inkuru ku babyeyi bawe iyo kure. Inkuru igira ivuga ko wa mwana wasigaye ari wenyine ari naho yikora yabaye igihangange ari mu rumuri rw'isi. Nuko igihe cyawe cyagera cyo gutaha ntuzagire isoni zo kureba mu maso y'abakwibarutse, kuko uzaba warakoze ahabo n'ahawe. Icyo gihe uzasuhuzanya n'ababyeyi bawe bakwishimiye nawe ubishimiye, utanabacira urubanza ubabaza impamvu batahabaye mu bihe byawe bigoye. Nubwo Irakiza yiyumvaga nk'umuntu wireze udakeneye kumenya amakuru yerekeye ababyeyi be, ariko yari abakeneye nubwo yari akuze. Byibura yashakaga guhura n'uwo muntu wamuhaye ubuzima. Amatsiko ntiyatumye atuza ngo adeke nkora akazi ko kwita ku barwayi, ahubwo yaje kundeba aho narindi ndi kumwe na Twagira turi gutegura ikiganiro agiye kugirana n'umurwayi wabaswe n'ibiyobyabwenge. Irakiza yambwiye ko adatuje, akeneye kureba uwo musaza wamwibarutse. Nta kindi nari mfite uretse kubaha umukoresha wanjye mukuru. Nasigiye Twagira akazi nawe nari mwizeye ko agomba kugakora neza. Ninjiranye n'Irakiza mu modoka ndebye ukuntu ameze musaba ko yareka akaba ari njyewe utwara. Yaremeye nuko dufata inzira yerekeza kuri gereza ya Rubavu izwi ku izina rya Nyakiriba. Buri kilometero twagendaga cyari cyuzuye amatsiko menshi. Amaraso yatanye kera yaragiye guhura. Umusore w'imyaka 27 yaragiye guhura na se atigeze abona muri iyo myaka yose. Twageze kuri gereza dusanga amahirwe ari mu ruhande rwacu, ariko niyo bitaza kuba gutya Irakiza yari yiyemeje gukora ibishoboka byose akabona se. Wari umunsi wo gusura abagororwa. Twakoze ibisabwa tuvuga uwo dukeneye, dusanga yamaze kwamamaraho muri gereza, kuko inkuru yatumye azaho muri gereza yateraga benshi kwibaza ku giciro igihango ndetse n'isezerano abantu bagirana hagati yabo. Nari mpagaze negereje inshuti yanjye Irakiza yicaye adatuje, intoki ze ziri gutitira, ibibazo ari byinshi mu bitekerezo bye. Buri muntu wese yabonaga ushaje adusatira yaramwitegerezaga ngo agakeka ko ari we. Nyuma y'agahe gato umusaza yaje atwegera, mbonye aramwenyura aza nsanganira atunguye cyane, arambwira ati, sinari nzi ko hari umuntu unekerezaho ku buryo yaza konsura ku munsi nk'uyu. Naramwenyuye musubiza ko igihe twamaranye yambereye inshuti nziza. Umusaza yaramubereye. Irakiza atari kumukuraho amaso.
Yari amufitiye umujinya ariko anamufitiye urukundo, nubwo yumvaga amwanzi ariko yari se, yari amaraso ye. Umusaza yamaze kumpobera, akebutse yitegereza Irakiza amuha ikiganza. Irakiza aracyanga azenga amarira mu maso, arahaguruka aramuhobera aramukomeza. Umusaza yari ari kwibaza ibiri kuba mu gihe Irakiza yari ari kumva ubushyuhe atigeze yumva akiri uruhinja. Yari ari gushakisha urukundo yakabaye yarabonye mu myaka 27 ishize. Gutandukana biraryana ariko guhura n'umuntu ukunda biraryoha cyane. Amarira y'Irakiza yageze ku mutima. Umusaza atazi ibyo ari byo ariko nta kundi yari kubigenza. Yaramuhobereye aramukomeza. Irakiza yari ari kurira nk'uko abana babigenza iyo bari kumwe na base. Wari umunsi w'ibyishimo ariko unasobanuye agahinda ku mubyeyi n'umwana we batandukanyijwe n'ibihe byahise. Umusaza yitegereje Irakiza n'amatsiko menshi aramubaza ati, "Urinde?" Irakiza yabuze aho yahera yivuga. Yibajije uwo ari we aramubura. Nari ndi kumva namusubiriza icyo kibazo, ariko nagombaga kureka amarangamutima y'umwana akaganira n'ay'umubyeyi we. Nyuma y'umwanya utari muto Irakiza yabonye umwuka wo kuvuga uwo ari we. Aramubwira ati, "Ndi umuhungu wawe Irakiza." Iyo nteruro yaciye intege umusaza yitegereza Irakiza mu maso. Nubwo yari yaramutaye ntiyigeze amukuraho ibitekerezo bye. Nubwo igihe cyari kimaze kuba kirekire atamubona ariko urukundo rw'umubyeyi akunda umwana rwagumye mu mutima w'umusaza. Indoro umusaza yarebye Irakiza yari indoro isobanura urukundo rutabonye igihe ngo rwite ko rugomba kwitaho. Umusaza yegereye umuhungu amuhanagura amarira nawe ari kurira amarira y'ibyishimo. Niyo yatembaga aho ngaho. Ibihe byari biri gusobanura ibyasobanye ahahise. Umusaza yarambuye amaboko ahobera umuhungu aramukomeza. Bari bafite byinshi byo kuganira. Nashatse kwiheza ariko umusaza arambuza nsaba kuguma aho ngaho twese twari twicaye bombi amagambo yashize ivuga. Amaso yabo atari guhumbya bari kurebana urukundo rwumye ruri kuhirwa. Imvura yari iri kugwa mu butayu nuko umusaza atangiza ijambo ry'umuntu ukuze udashaka intonganya n'abana bato. Asunika umwuka ati, umbabarire cyane." Irakiza yaramurebye. Yari afite inkuru ndende y'ubuzima yo kumuganira ariko umwanya twari dufite ntabwo wari uhagije, ndetse n'ibihe ntabwo byabyemeraga gutyo. Irakiza yari afite ubushobozi ndetse yizera ko byose abibashije. Yashatse kwiyegereza umubyeyi we aramubaza ati, "Nkora iki ngo nkuvane hano?" Umusaza yamufashe mu kiganza amubwira ko ari mu gihano aticuza impamvu yatumye azaho muri gereza. Irakiza yakomeje guhatiriza asaba umusaza kujurira urubanza rugatangira, ubundi akamufasha akamuvana muri gereza. Umusaza aranga amubwira ko kuba amubonyeho bihagije. Amushimira kuba yemeye kuza guhura nawe nuko amusaba imbabazi ko atamubereye umubyeyi mwiza. Ibyo umusaza yavugaga byose Irakiza ntiyabyumvaga. Irakiza yashakaga ko avaho muri gereza agataha. Umusaza yamubwiye byinshi ariko ikitazamva ku mutima yamusabye gutuza agira ati, "Erega sinagaruka mu isi itari mu mukobwa nakunze. Kuva urukundo rwanjye rwarapfuye nta buryohe busigaye muri ubu buzima." Irakiza yari azi neza ko uwo muntu se yakunze atari we nyina. Irakiza yarebye umusaza nuko aramubwira ati, "Data, ubu nabaye umugabo nubwo nkuze ariko sindyohewe n'ubuzima nta rukundo ngira. Ndi igishushushungwe kigenda mu muhanda. Ndakwinginze wimbuze amahirwe yo kumva impumuro y'urukundo." Umusaza yafashe umuhungu we mu kiganza aramubwira ati, "Genda hari mu isi ufungura umutima wawe w'umwanya urukundo uzaryoherwa n'ubuzima." Yakomeje amubwira ko ubutunzi ndetse n'ubushobozi byose bidatanga umutuzo w'umutima, ahubwo bitanga umutuzo w'umubiri, ndetse ko yamenye agaciro k'igihe umunsi asiga urukundo rwe akajya gushakisha ubutunzi. Yatubwiye ko iryo ari ryo kosa yicuza muri ubu buzima. Nubwo umusaza yarasigaje amazuba make ngo yitahire, ariko yari yishimye kubwo kubona umuhungu, ndetse n'Irakiza yari yishimye kubwo guhura na se. Nta jambo na rimwe nari mfite ryasobanura amarangamutima Irakiza na se bari bafite. Gusa ibyishimo byabo byari bivanze n'umubabaro.
uburemere n'urukundo rwari mu mutima wabo ntibari kuruhana mu gihe gito bari bafite, ndetse inama n'inkuru y'ubuzima umusaza yari akeneye kuganirira umuhungu we ntabwo yari kubimubwira mu mwanya muto twari dufite. Amasaha yahuje imyambi, igihe cyo gusura kirarangira. Kurira Irakiza na se byabaye nk'umurabyo. Bari bakeneye ikindi gihe cyo kugumana, ariko amategeko arusha amabuye kuremera. Twasezeranyeho ndetse dusezeranya umusaza ko tuzagaruka kumusura. Nuko mu kugenda umusaza ahamagara umuhungu we mwiza agira ati, Irakiza. Irakiza yarahindukiye yitegereza se n'amatsiko menshi. Nuko se aratwegera aratubwira ati, nta biganza byakira bibumbye. Niba ushaka kwakira ugomba kurambura ikiganza cyawe, bimwe bikagenda bigaha umwanya ibindi. Yarongeye ahobera umuhungu we nuko amusaba kugenda ubutareba inyuma. Irakiza yitegereje se ararahira arirenga, amubwira ko ataramusigaho muri gereza ahubwo agomba kumucyura. Urukundo rwari ruri gusunikira Irakiza gukora amakosa. Tukiri muri gereza twakiriye ubutumwa butubwira ko kwa muganga habaye ikintu kibi kitari cyarigeze kiba kuva ibitaro byacu byabaho. Ibitekerezo byanjye byahise bitekereza Isheja.